Nkuko mubibona hano Legacy TV dukomeza gufata amakuru ya We Best Models, turi kumwe n'umukobwa wagiriye amahirwe kuba ari muri We Best Models Agency. Reka tumwegere tumubaze uko bimeze, watangira wibwira abadukurikiranye. Murakoze cyane, nitwa Christine Munezero. Christine Munezero ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 24. Ukaba umaze igihe kingana gute muri We Best Models? Amaze mu mwaka umwe. Hanyuma ukigerayo wari umuntu ki? Wari usanzwe ukora modeling? Oya, narabikundaga ariko nyine narabuze amahirwe y'ukuntu nabikora nyine. Numva ari impano yanjye ariko mbona kubera mu Rwanda batabiha agaciro nkumva sinabona uko mbikora. Niki cyakubwiraga se ko ufite impano yo kuba wabikora? Warireba ukavuga uti andi umunyamideli cyangwa? Oya, abantu bakunda bakavuga se uyu mwana unanutse gutya uri umumodo, avuga oya wazabikoze se ko byakwera. Okay, nawe ubijyamo gutya. Ego. Hanyuma byaba ari ibintu wigeze wihugura ahantu mbere yo kujya muri We Best Models cyangwa ni ibintu wahuguriwe muri uwo mwaka wose mu gihe uri muri We Best Models? Nta hantu nigeze mbihugurirwa, nibo bampuguye muri We Best Models. Donc nibwo bwa mbere uje kubikora? Ego. Hanyuma niki cyiza cyangwa se niki cyakaringusho wavuga waboneye muri We Best Models? Ni ibintu byinshi. Barazo niko ntago nzi Igifaransa. Ariko nyine baba babizi, ujyayo mbere barabanje kuvugana nabo bakavuga kutazi Igifaransa, rero uvuga mu rurimi wisanzuyemo. Ntago ugeze uyoba ngo winjira aho utagomba kwinjira. Oya, bohereza umuntu uza kugufata kuri airport mu gihe utaramenyera, bakajya gutegera taxi nyine iza kugufata kujya buji. Alright. Hanyuma abantu waba warambariye udashaka kwibagirwa amazina yabo bakomakomeye ni bande? Mezo Valentino, Mezo Marigela, Chloe, Off-White, Paco Rabanne, ndakeka abo ngabo. Ubwo ni yari imyambarire cyane biba biterwa n'inkweto, bamwe ni imyambarire abandi ni maquillage? Iyo designer arakwambika ibintu byose kuva hejuru kugera hasi biba ari ibye. Aho urara agence baba baragushakiye aho uzaba, hotel uzabamo. Muri make ubufashwe ajya bavuga gute ngo nk'icyana kingwe baba bagufashe neza, nta kintu kimubura. Nta cyubura. Alright. Amaye amahirwe, nagize amahirwe yo gusinyana n'ama agence akomeye ku isi nka Few Models yo muri Nigeria, sinyana Next Models bakorera Milan, Paris, London na New York. Naguciye mu ijambo, ibyo ni ibihugu wagiye utemberamo ko ya modeling? Ntago ndabitemberamo byose ariko nabashe gukora Paris Fashion Week. Ubwo uvuga ngo niyo musinyanye biba bivuga ko hari igihe kizagera ukaba wajyaho? Ego, kuko iyo usinyanye nabo biba bisaba ko uzajya gukora nka New York Fashion Week, London Fashion Week, Milan Fashion Week na Paris Fashion Week. Ubwo bavuga ko ari ni nkaho winjiranye n'imigisha muri modeling bwa cyane n'ubusinjya mbyumva. Hanyuma mu rugo se n'abantu bagushyigikiye mbere yuko unajyamo cyangwa bari abantu batanabisobanukiwe? Ntago bari babisobanukiwe cyane, bumvaga nyine atari akazi umuntu yakora, ariko narabasobanuriye n'aba managers banjye baramfasha barabasobanurira, bigezeho barabyumva, ubu baranshyigikiye cyane kuko batangiye kubona inyungu nabikuyemo. Tugarutse ku nyungu ko ngiye nkunda inyungu cyane. Inyungu ni izihe Christine? Ni izihe uvuga uti ngenda hagaze aha nabikubwira wowe unkurikiye aka kanya dore inyungu za modeling? Harimo inyungu nyinshi cyane, nk'amafaranga dukorera. Nabivuga gutya ntubyumve, amafaranga dukorera aba ari menshi cyane. Nk'ubu umuntu ukora kandi kazi gasanzwe, amafaranga ngiye nkorera we ashobora kuyakorera igihe kinini cyane kandi ngiye nayakoreye mu minsi mikeya. Tujye muri modeling rero, tuve mu itangazamakuru. Hanyuma hari abantu benshi cyane bakunze kuvuga ngo kujya muri modeling ku mukobwa ni ukwiyandagaza, gukomeza ugaragara kuri kamera cyangwa se abantu bakureba kuva hasi kugera hejuru. Wowe ubyumva ute ku ruhande rwawe? Njye numva modeling ni akazi nk'akandi kose umuntu yakora. Kujya imbere ya kamera nyine nabyo ni akazi nk'uko nawe uri umunyamakuru wirirwa imbere ya kamera. Ni ibintu bisanzwe cyane, ntabwo ari ibintu birenze. Hanyuma hari abantu bakunda kuvuga ngo hari imyenda babambika cyangwa se hari uburyo kwambika bitewe n'umuntu udesigninga, wenda afite nk'ikanzu icitse ku buryo yerekana ubwambure gasanga uri n'umunyarwandakazi. Bene nk'ibyo We Best Models igufasha gute kuba wabasha kubihandlinga cyangwa se ukaba wanataha mu rugo niba kumereye n'abati wari wambaye ubusa? Cyangwa ku ruhande rwawe uvuga uti ngende umumodo ikizaya cyiza cyose nzaya nambara? Kaba ari akazi, umwenda bakwambitse urawambara baba bari bukwishyure, kandi uwo mwenda nta nubwo tuvuge ntago buri buwambere ngo ujye mu muhanda, na akazi bikarangira ukawukuramo ukigendera, ntago ugasubira mu buzima busanzwe kandi wanakoreye amafaranga.
hari abantu benshi cyane bafite imyaka yawe Kristen, ubu wowe ku ruhande ugezeho cyangwa se kuri uwo mwaka umaze, wavuga ko hanze kuba wajya no muri modeling ninde wahindutse, wabaye uri umuntu ki ubu ngubu? Ndi umuntu usanzwe nta kintu kirenze, ariko hari nk'ibintu byahindutse. Mbere nari umunyeshuri usanzwe nta kazi mfite kanyinjiriza, ariko kuba naragiye muri modeling ubu ngubu nanjye ninjiza amafaranga yanjye, ntago njya kubwira papa ngo ndashaka ngo ngurire iki n'iki, byose ndabyikorera. Uri n'umunyeshuri ubu ngubu cyangwa oya? Narasoje. Ikihe cyiciro? Narangije AE muri Akila University. Ego. Nicyo abwira abantu benshi cyane bakunda kuvuga ko modeling ni ukubura icyo ukora, ni nk'akazi nakwita ko atari nk'akazi, donc abakajyamo nta kintu nimburamukoro. Wowe ubyumva gute? Ni akazi ahubwo gahemba amafaranga menshi cyane pe. Ndumva kuba babifata nk'aho atari akazi we ntabwo babisobanukiwe, ariko ni akazi keza cyane kuko umuntu abikora bikunze, kandi iyo ukora ikintu ukunze bituma unabikora neza kurusha uko wakora ibintu udakunze baguhatira bakavuga ati jya kuba comptable, utabikunda ubikora nabi, ariko kuko iba ari passion yawe ubikora neza cyane. Twenda kugana ku musozo, uko biri kose uri umukobwa ukuze cyangwa uri umukobwa uri mu myaka yo kuba ukiri mutoya kandi none ukaba uri mu rubyiruko, hano hanze hari ikintu kivuga ko hari imyaka umukobwa runaka ageramo akaba agomba gushaka. Wowe muri modeling uko biri kose abamodo tuzi ko ari abantu baba batinyitse, uburyo batambuka baba batinyitse, uburyo bambara ntago bumeze nk'ubw'abandi, uburyo bitwara si nk'ubw'abandi. Ibyo bintu bihuza ute n'ubuzima bwo hanze y'akazi ko kuba uri umumodo by profession cyangwa se uri umumodo wabigize umwuga? Uko mbyumva ngewe ngo hari igihe umukobwa ageramo agashaka, ibyo nyine ni imyumvire yabo. Ngewe uko mbyumva mba numva nyine nta mpamvu yo kwihuta, nta kintu kinyihutisha, ngomba gufata umwanya wanjye nkakora akazi, ibyo byo gushaka bikazaza nyuma. Ntirirwa nsaba umugabo ngo ndashaka amafaranga y'iki n'iki, ngomba gushaka umugabo afite amafaranga yanjye. Rero si umunsi wagejeje igihe cyo gushaka, urumva hari uburyo mwitwaramo. Ko biri kose wavuze ngo mwakira amafaranga mukanatembera ahantu hagiye hatandukanye hakomeye, mukambara imyenda y'abantu bakomeye ku isi. Hanze yabyo wowe bifite ukuntu byaguhinduka, uko biri kose ntabwo kimeze nk'abandi bakobwa, cyangwa iyo ugeze hanze uhita bimerera gutya ukambara nk'abandi bose? Hari ukuntu wahindutsemo cyangwa still ufite ukuntu bitandukanye n'umwuga ukora? Iyo ndi mu kazi mba ndi mu kazi, niyo ndi hanze y'akazi biba bitandukanye. Urisanzura ukirekura. Mu kwirekura kwawe waba ufite umukunzi? Oya. Kubera iki? Kuko ndumva ntago nageza igihe cyo kumushaka, ndahacyahugiye mu kazi. Ubu ngubu iki hari na amafaranga working. Akazi niko ka mbere. Definitely. Hanyuma hari urubyiruko rwinshi cyane rudukurikiye ruba rwibaza ruti ese nahera he, niki wabagiramo inama? Wowe wahereye he, motivation yavuye he kugira ngo uvuge uti ngiye kujya muri agence, sinzi ibyo bazankorera ariko ngiye kujya? Motivation yawe ni iyihe? Nabona n'umuryango wanjye, nkunda umuryango wanjye, mba numva nabakorera buri kimwe cyose ku buryo umuryango wanjye watera imbere. Niyo motivation yawe? Ego, niyo bantu ba motive. Ego. Mu bintu bigize abanyamideli tuzi ko bagirwa no kuhora bambaye inkweto ndende, kandi inkweto ndende ziravuna. Ni ukuri nangize inkweto nambaye ubu ndenda gupfa, ntimbabeshe ubu mpagaze ntahagaze. Ndashaka kubaza wowe nihe tactique ukoresha cyangwa se niki kigufasha kuba ubasha gukomera gutya ukaba wambara inkweto nk'izi? Ko ndabona uko biri kose inkweto wambaye ko ari nka metero nka zingahe. Kubera guhora umuntu ayambara buri gihe ugeraho ukamenyera ukajya wumva ni nk'abambaye amakamambiri. Nukuvuga ngo ushobora natangiye utanazizi? Ego ko narazambaraga nkumva ngiye kugwa, ariko ubu narabimenyereye, nsigaye mbona ari ibintu bisanzwe. Oh gosh. Okay. Hari ibintu dukunze kubona mu rubyiruko ugasanga rumwe rugiye hanze ruratorotse. Wowe kuki ibyo bintu bitakubayeho ugiye hanze? Kuko biri kose wagiye mu bihugu bigiye bitandukanye, wavuze New York, Paris n'ahandi hagiye hatandukanye. Uko biri kose ntabwo wagumaga muri sale imwe, hari imijyi wagenda kuzenguruka. Ubwo iyo mijyi yose uhura n'abantu batarabi iwanyu, wowe bigenjeje gute ku buryo uvuga uti ntabwo ngiye kuba muri rwa rubyiruko rugiye i Burayi ruhereye kwaje, babyita kwaje? Byagenze gute?
njye nkunda igihugu cyanjye ntago numva ko natoroka ngo njye kubayo kuko nta akazi kanjye iyo karangiye ngomba kugaruka kuko mba nzi ko n'ubundi nzasubira kongera gukora naba niciye amahirwe rero ngumyeye kuko biba bisaba ko njya no mu yindi migi nagiye gute se naratorotse nkaguma mu gihugu kwicira amahirwe cyane uba wiciye amahirwe cyane. Hanyuma nirihe tandukaniro ryo kuba we best models itavugwa muri ba bantu bohereza abana bakamera nkaho babagurishije uko biri kose urabizi ibintu mu rubyiruko byagiye bitambuka ugasanga hari abo bajyanye muri film hari abo bajyanye mu kuririmba umwana akaburirwa irengero wowe ni gute ubyakira nk'iyo umuntu abikubajijeho nicyo ubiziho nirihe tandukaniro riri muri agence yayo? We best models ni abantu bakora akazi ni aba professionals bazi akazi baba bafitanye contrat n'amagence twagiyemo rero nta kuntu wabura babibabaza kandi bakorana n'ababyeyi bacu tujya kugenda baravuganye n'ababyeyi bacu urumva ugiye ukabura umubyeyi yaza akabibabaza basobanura iki rero warabuze. Niki udashaka kwibagirwa cya experience cyangwa se ibintu wahuye nabyo igihe wari watembereye ikintu warebye ukavuga uti mana ndishimye? Bakorera ku gihe. Ego ibintu byo kuvuga ngo urajya muri casting tuvuge saa 5 none nurangiza ugere utegereza abantu bazaze saa 8 oya bonyine isaha n'isaha ugomba gukorera ku gihe igihe baguhaye nyine nicyo nkunda ko bakorera ku gihe cyane. Ikindi kintu cyiza udashaka kwibagirwa muri experience umazemo nibura y'umwaka ukavuga uti iki kintu cyambayeho ntabwo nshaka kuba nakibagirwa nzahora nkibuka igihe cyose? Ni igihe nakoraga shows 3 ku munsi ntabwo numvaga ko bishoboka ku muntu uvuye mu Rwanda hatanazwi cyane muri industry ya fashion numvaga nyine bitashoboka rero byaranshimishije cyane. Iyo myenda ndagira amatsiko myenda mugaragaza uko muamusa ibyo mwamwisize murabigumana? Imyenda ntabwo uyigumana ariko ama makeup urayatahana nta kibazo. Ayo bagukoresheje barayagusigiye? Ariko hari n'igihe baguha ama gifts. Wow. Like nka design akaguha gift y'ibyo akora runaka. Ego. Amazing. Niki wabwira abagenzi bawe b'abakobwa bari hano hanze bamwe wenda baracyashakisha bamwe bari no mu bindi bintu bitari byiza wowe kubwawe nk'umuntu umaze umwaka muri modeling nihe message waba? Message nawe nuko bakigirira icyizere akumva ko ikintu akunze yagikora kandi hari nk'utuzi mu gihugu cyacu murabizi ababyeyi batajya bapfa kwemerera abana nk'ibi bya modeling gukina filime ariko iyo nta kintu kibi ubikoreramo umubyeyi nawe arakumva kanabikubahira. Definitely. Akabazo ka nyuma nzirira amatsiko cyane no kuvuga ngo yaba ari muri uko mutambuka yaba ari muri ibyo byose mukora bya modeling amafaranga mukuramo ibyishimo mukuramo uko biri kose ntago ari modeling yonyine ukunda niki kindi wumva uvuga uti iyi modeling ni yanga hano kuko hari igihe modeling wenda ushaka kugeza imyaka kumva niki kindi wumva waziyoboramo ku buryo nacyo cyakubera akabanza? Nize hospitality management muri university banumva nashinga nka hotel yanjye binahuye n'ukuntu waba umeze ariko nawe ego. Rakoze cyane Christine. Rakoze cyane. Ni wenda 5 z'amayeho kuri konte yanjye urumva n'umwana wenda tuvuga afite imyaka 19 ayo mafaranga ni menshi cyane banabyumvireho ntabwo umwana tumwereza ngo tumujugunya gusa kuko umwanya wari wo wose ushobora kubona amafaranga menshi y'akataraboneka no kuvuga ngo udafite management ibikurikirana ngo ikwigisha uburyo nubona ayo mafaranga utari bubone ishitanga ngo utari urwari wambaye. Bamaze kugera ahantu henshi hatandukanye dufite ibihugu by'Iburayi dukorana bitandukanye birimo nka Ubufaransa, Ubutaliyani, Ubwongereza, Ubudage hamwe na Espagne ariko dufite ni n'ahandi bita Scandinavia haba hahuriyemo nk'ibihugu nka bitatu aho ntabwo haba
ibitaramo byo ku mideli bikomeye cyane ariko usanga hari amazu runaka atunganya imideli usanga rero abamurika imideli bajyayo bagiye gukora amakampani bagiye kwamamaza cyangwa ugasanga ari ahantu hari nyaburanga ugasanga twafite amakontra kubera ko tuzenya ko abamodo bacu bazahagaragara muri ibyo bikorwa nyaburanga bijyanye no kwamamarizayo imyenda. None si ubwo Franco aho hantu ko muri kubohereza cyangwa se mubohereza ko numva ari ibihugu bikomakomeye nuvuga ngo ibi bihugu bya hano hafi ya Afrika ntago mu kibireba kuko wenda bifite amafaranga make bitanga. Intumbero yacu ntabwo ari aha hafi, oya aha hafi turahafite, aha hafi turahafite mu busanzwe kuko n'ubundi urabizi ko muri Nigeria twagiyeyo twarigaragaje twahatambutse Gitore niho hantu hasa nkaho hari amafaranga menshi cyane. South Africa naho nuko dufite abo dukorana nabo bariyo nubwo tutarabona y'akazi ariko dufitanye amasezerano n'abantu runaka bamwe namwe. Hano mu bihugu duturanye n'ubundi u Rwanda rusa nkaho ruhagaze neza. Coming to that in brackets, my question is kuri wewe Franco ukurikije koko hari ibintu bivugwa hano hanze ni nabyo bituma ababyeyi bamwe na bamwe cyangwa se abakuriye abo bana kuko birikose nimba muhera kuri iyo myaka 14 mumumenyereza 17 mukamufata mugatangira noneho guhonda niko navuga mumushyira ku murongo pakagejeje 21 kuko birikose hari ababyeyi bavuga ati mwana wanjye ntabwo namwohereza hano bagiye kumugurisha kumubohereza hanze y'igihugu ntabwo ari aba models mugumisha hano ngo mubike muri box nta bantu rero bajya babagera ubwate abana bacu mugiye kwacuruza kuba sex slaves n'ibindi. Ibyo bintu duhura nabyo cyane reka mbivuge nkizama. Byiyumviyeho ni Christine aba muri We Best Models mwabonye abayikuriye abashaka kuba mwahegera namwe mukamwagera kuri ibyo byiza mugatembera ibihugu n'ibihugu mukakira amafaranga n'amafaranga muzaho gukomanga. Iyi ni Legacy TV hamwe na Albina Sydney. Be all in or be nothing at all.